umuvugo. Reka nkurate Mana nziza, reka nkurate Mana nziza, reka nkurate Yesu wacu, reka nkurate ubwiza bwawe, reka nkuratire abatakuzi, reka ngushime umunsi n'uyu. Kutakumenya si uguhirwa, kutakumenya ni ugucikwa, kutakugira ni uguhezwa, kutakugana ni uguhomba. Igihombo rwose ni icyo ngicyo. Igihe cyose mbyuka ngenda, ingabo z'umwanzi ari ibitero, umunsi ugira ndwanirwa cyane, na wa mubyeyi nkesha byinshi, umwami wanjye ushimwe iteka. Ibigwi byawe si ukubeshya, ibyo wahaye abagusanze byarafatitse turagushima, imbaraga utanga ziraturanga, shima mwami usumba intwari. Inyigisho utanga nta gaciro, n'impuhwe zawe warabihuje, biba umusingi wo kuba neza, ubu ibyishimo biraturanga, bikeshwa Yesu umwami mwiza. Na buri wese ashima Imana, kabone niyo yaba arwaye, afite ubumuga cyangwa ikindi, ntikikamubuze kugana umwami, kuko ari igisubizo cy'ibibazo byose. Igihe cyose nitugusenge, twige ibyanditswe tujijuke, twumvire ibyawe byose mwami, amahoro ahinde nta muhezo, impundu zigwira ari umutuzo. Itorero ryiza ari ukubera, ibere ryawe mwami mwiza, n'ikinyabupfura uhora udutoza, gukorana umwete ni ibisanzwe, shima mwami uri rudasumbwa. Nitugusange tutazuyaza, tugire ubumenyi ndetse tunakora, imico yawe isabe muri twe, uduhe imbaraga zihindura n'isi, tuze usange tugutegereje. Uwakuvuga bwakwira, n'uwasiganuza ntiyarangiza, Mana ihoraho Mana yanjye, imirimo yawe iganza iteka, iteka iteka uzahora uganje. Yari umusizi usize asize igisigo gisingiza umusingi w'ibyiza byose, Deze Heritier, Imana ibahire, ntiwibagirwe gukora subscribe.